sibyo hari ibintu bibiri nemera bishaka gutuma umugabo aca umugore w'inyuma. Icyambere uziko njya umuntu yigeze kunirita afite abana bane ari umugabo ambeshya ko ari umusore. Reka da Claudie navuga ufite urugo ufite harya umugabo akurusha imyaka 27 hafi 30. Ibyo ari byo byose wakundanye n'abasore b'iki gihe cyane. Byaba ariyo mpamvu bavuze ati nubundi kubaka kw'iki gihe nzi ko ukundana n'umusore kurusha imyaka 7-6 bitoroha n'ubundi abagisitasita agifite za vaevie agenda agaruka reka nirongorerwe n'uno muntu ndusha imyaka byibuze we yanyuze muri byinshi bwa buhehesi bwa burara bya bindi byose bamwe mu bagabo bagira ntago uyu ngo yazaba kibifite. Tubwire gato y'urugendo rwo kugira ngo urugorwe n'uwo mugabo. Impamvu nuko umugabo wakwandagaje mwarararanye yarakurebye mu maguru yaragize iki uwo nta mugabo burimo. Nta rukundo rero ruba. Uwo muntu uretse uravuga ngo mu bibi no mu byiza. Uretse ubungubu yaba famiye ye yaba yanjye turamutse dutandukanye bamenya ko ari nge kibazo. Kuko umugabo wanjye ntiwakumva yakubwiye nabi kuva twabana ntaranantuka. Nta nubwo ni marayika wigendera. Marayika bazanye banireka wayi ntakishye. Claudie nyine baravuze nuwampamagara kambwe ati Sharuna kamaje Kiromiko amaje kumpamagara ngarambwira ngo se ngo buriya ngo kiragisaza ngo uriya mwana ngo urango ntafite depression ngo burango we ko mbera ko muri inshuti ngo ntago ujye umuganiriza ngo umenye ikibazo afite. Hakuwe ninjye bwa wa mbere byari bibayeho. Yego ninjye we gasa urukundo ruriho kandi hari n'abandi bizaba. Byo ni ibintu birenze se. Erega umuntu ashaka kubana n'umuntu nta muntu umutabana n'umuntu kubera impamvu. We mwabanye kubera impamvu. Uramwiye ko ni mukansetse. Muba muratashye rero cyane mugeze mu rugo. Ijoro ry'ubukwe ryagenze gute? Neza. Bameze nk'akabebe gasa mu rugo. Ukuntu biryoha icyo. Wararyohewe? Ego komana mba numva mba numva mbira. Oya impamvu mbikubajije hari igihe umuntu urabona umuntu kurusha imyaka ari igihe umuntu abanza kwifata akagira isoni. Nifata gute se? Akagiramo isoni ukabona ni gute ngi nifata gute? Nasa ninjye nari mfite nta nubwo nigeze nifata. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze umerere mu mpande zose z'isi. Ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange. Turabakunda cyane ko mutwereka urukundo umunsi ku wundi. Umunsi tugiye kuganira n'umuntu araza kutubwira nimba ari umukobwa cyangwa umudamu. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Meze gute? Meze neza, meze fresh. Ngaho utangira ubwira abantu bagukurikiye amazina yawe ku GASARO. Nubwa mbere tugiye gukorana. Yego. Murakoze amazina yanjye nitwa Mukamutume Claudine cyangwa Mama Keila. Mama Keila. Ya ndu mama w'umwana umwe n'umugabo umwe ndubatse muri make. Bubatse neza. Niye mu karere ka Huye ni naho nkorera. Cyangwa ni wabandi ngo ndubatse ko sinubatse cyane. Bubatse neza cyane. Ibanga ni irihe Claudie? Kuko impamvu mbikubajije nuko muri iminsi wazubura ati mfite urugo ariko ugasanga ushaka ngo kumazi se ikiza cy'urugo ukumva benshi barabikwipa kugatisha abataragerayo baba babiretse. Hari abantu ngenganira nabo ukumva arakubwira ati ngiye ndubatse ariko umuntu uri inyuma y'inshuti yanjye utarashaka yaba byihoriye. Ariko wowe ndumva waranyuzwe pe. Ngewe uzi ukuntu mbyumva gasa. Uriya mu gihe abantu iyo mubana muri babiri nyine mwarahuye mukuze pe. Ntugategereze ko umugabo wawe cyangwa umugore wawe akubera mwiza. Banza nawe umubere mwiza. Banza umutunganije. Umwerere imbuto. Umuhe icyo ushaka akaguha. Karowerera imbuto bikanga. Ubwo iyo byanze reka. Ndaganiraga n'umumama arambwira niwe bari kumbwira umumama twaganiriye w'umetize kumbwira ngo ntago wabona umugabo kwisuta ngo udaca umugore inyuma. Ndamubwira ariko rero ntago ari ihame. Ntago ari bose. Ahubwo wenda mujye muvuga ngo benshi ariko bose ntago ariko baca abagore babo cyose abagabo babinyuma. Nyine ukumva yuko isi yamaze kwandura ibintu by'urugo babifata nka hari ikuzimu rya juru rito ryabaye ikindi kintu. Sha yaranduye kuko buriya uzarebe niyo ugiye nk'ahantu mu bukwe mwatashye ubukwe kuri haba nyine cyane dote ubu usanga abantu bari kuryanira inzara ngo dongo na waraje
ngo burangazi ngo ni ibintu ngo byisagiyemo ngazi ngagiye muri paradizo sha nyine nagenda abone nawe ngo nirushinga ubone niko babifata ariko nukuri ntago ariko ingo zose zimeze n'abantu bamaranye imyaka 20 kandi babanye neza bagikundana bataracana n'inyuma cyane rero ntago ariko ingo zose zubakiye ku manene wenda benshi ariko bivuga bose sibyo se wenda bitewe nuko wamugani uyu munsi hari igihe umugabo atamenya ko ari umugabo cyangwa se n'umugore nawe ntamenye ko ari umugore yego ariko ugasanga hari abantu bariho binyangamugayo cyane rero ubwo ntibagafata abantu bose bahita babagira abantu babi bashoboka nyambana na comment ati rwose ibyo umuntu avuze nibyo ntiwabona umugabo udasamba nyine ukabona shana ukubeshya umugabo asamba n'ubundi kubera ko habuze ikigasa hari ijya bari ingeso reka nkubwire sibyo hari ibintu bibiri nemera bishaka gutuma umugabo aca umugore w'inyuma icyambere kuba nyina kuba uwo mugore atamukunda kuba adakunda umugore babana ikindi ni ingeso cyangwa wenda bikaba biterwa n'umugore igihari cyinshi ni kihe icyinshi ni ingeso ni irari nako abagabo Claudine uri buranyije aritsinda rero usanga ufite umugore nka Claudine akabona rwose n'umugabo abizi ko umugore ari mwiza rwose akarakubwira ati mfite umugore mwiza anamukunda burya ariko ugasanga nyine ryararitu ugasanga n'akantu yagiyeho ni n'akantu k'amafuti ukibaza ariko se abagabo noneho bamwe barwaye iki nirari n'ubushyuhe bwinshi hari ukuntu n'umugabo aca umugore w'inyuma kandi abenshi babikora baba bafite ubwoba nese wajya gukora icyo gutinya abagore bawe wajya gukora ikintu abenshi baba babakunda cyo kuri ikintu nemera cyo umugabo aguciye inyuma sibyo akanabikwerurira akabikwereka kugira ngo ubibone uzarekure ubu nyine ntago aba agukunda ariko akenshi ababikora ni irari nta kindi ni irari urugo rwarakuryoheye ariko shange rwarandyoheye gasa nta nubwo njye numva rutazanambihira urabeshya kubera ko buriya abantu iyo babana ari babiri sibyo umugabo mushobora kumarana imyaka 2 n'urugero ubuzi neza ko mushobora kuzarambana cyangwa nimurambane we urabibona uko imyaka 2 deja ni myinshi uba wamaje kumenya umuntu uwo ari we mubana niba muzarambana cyangwa nimutazarambana ko bajya bavuga ngo ntawe umenya umuntu sha uramumenya iminsi y'umujura ari 40 uko biri kose ntago wayoberwa ko umugabo agucabiranye sha biragoye ko byo wabiyoberwa reka nkubwire umugabo ikizakwereka ko umugabo cyangwa umugore wawe aguca inyuma buriya abagabo bahisha telefone zabo oya ko ari igihe yisha adashaka umugore yifata gusa kubera iki kugira basezeranye umuntu wagiye kumanikira incakwaha akantu k'inshakwaha se kariko kabi nyine niko ukemera ko muva ibaze n'urugero wamanitse incakwaha ufata amazu yose ufite cyangwa imitungo yose ufite uyimwanditseho telefone urayihisha irimo iki muhuje amaraso urimo iki urumva rero umugabo uzahisha telefone ubuzamukiye kibyo bakubwira ngo ni by'abatongo nta mumama mukuru wajya muri ibyo nyine ntago ari ngombwa ngo ujye kuyirebamo telefone y'umugabo wawe ariko no kuyirebamo nta cyakirimo urumva ariko si ngombwa ngo ujye kuyisotoramo ariko umugabo wayihishe aho uzagiremo ubwoba nafata ati hari igihe ashobora kuyiguhisha gukunda ntago bishoboka hari umugabo ngiye twigeze kuganira namwe ati ngiye nshobora guhisha telefone umugore wanjye kubera yuko mba nanga kwenda nibyo ashobora kubona bikamuriza ibiki bimuriza ashobora kuba atwenda abonye umukobwa amwandikiye agafuha tu ubwo nyine abamuca inyuma abamwandikiye ariko guhisha telefone bivuga guca inyuma reka icyo ntago twacyumvikana nufata telefone nimba mutazi password z'abagabo banyu murekure sibyo oya se ko baciye intege se ikintu isubiraho cya telefone rero kirahita gica abagore benshi intege icyo nicyo kimenyetso oya ariko ikintu nese telefone niyo yubaka urugo bibera ntabwo ariyo yubaka urugo ariko none se umugabo akamenya niba umugabo wawe aguca inyuma cyangwa niba ataguca inyuma nese umugabo ko ashobora no kuguca inyuma iyo telefone uri kuvuga ngo abagabo ishate buretse gato banze mvuge baratugara muri comment akaba yaguca inyuma iyo telefone akaba yakandikirana n'uwo mukobwa yanataha biriwe bacatinga rwose banasambanye yataha akabisiba n'urugero buretse gato nsoze Claudine yamara kubisiba mugataha rwose agataha arishe rishusho kandi hanze yamaze kubisiba nta n'umugabo rega usambana ama message ushobora kuyarikira muri telefone ye abenshi ni delete
barazideletinga ugasanga telefone rero ukabata umugabo wanjye rwose ni imfura. Iyo password rero iyo uyizi nk'umugore ukamenya ko abagabo bamwe muri bo si bose ni abanyamanyanga pe, ariko hari n'abagabo beza sibyo ashobora kwandikira n'umukobwa rwose agataha guha keya kandi yamaze gukora ibyaha. Telefone rero no kuyisha nanone wenda nubwo benshi babyibazaho, yego ibyo byaha birimo avuga ati umukobwa ashobora kunyandikira nabwo hagashya. Ariko niba telefone simbiza bakuru bazatubwira ntago nabimenye ibyo. Ku izina ry'Imana ndarahiye nta mugabo waba ucinye mu mugore we ngo kwezi gushire telefone atayihisha, umugore atarabona ibimenyetso, nta message arabona cyane nta nakora wena ngo n'umukobwa ngamuhamagare bari kumwe. Herego umugabo arakubwira ati njyewe nzajya nsohoka nguhamagare, nimara kuguhamagara ahari bwo uzajya unyitaba. None se kango urugero Claudie uziko njya mu nigeze kunirita afite abana 4 ari umugabo ambeshya ko ari umusore ekada, gusa kubw'amahirwe njyewe ndi umuntu ureba kuri, ariko ugasanga arakubwira ati njyewe ndi umusore sibyo. Ariko ukibaza ese uyu musore sibyo akaza rwose n'impeta yikuyemo uri kumva, ariko ngatekereza ese uri umusore nibyo. Ariko ugasanga muri screen uramaza wenda uyu muntu ninde, kuko njyewe ntago nkunda gukundana n'umuntu kurenza kuba twamishuti. Ntamuzi s'abantu n'ibindi ati uyu ni sister aba n'abana bi uri kumva. Nyuma nibwo naje kumenya ko abo bantu yihakana ari umugore ari n'abana bi. Turatekereza icyo kintu ndanamubwira burya mujye mwemera icyo muri cyo. Uje kuneta abagabo turabiza abagabo, hari abagabo bibiraya aza akagutereta rwose yari ikiraya akakubwira akanapfobya umugore we akakubeshya ati umugore wanjye ibikindi aho ndagusubiza rangiza nitubanye neza akakubeshya koko nawe mukobwa w'igicucu kavuga ati uyu mugabo koko nabanye neza n'umugore we iki kandi icyo ashaka kirahara agapfobya umugore we, ariko se nawe atabanye neza aratahe mutandukana. Icyo kintu tujye tukibaza usibyo. Hanyuma uwo mugabo we wihakanya abana akiyakana umugore wowe uratekereza ejo azagukorera ibiki? Reka nkubwire rero yarambwiye ati cyo kambwiye ati ngeyo nkubwira ko mfite umugore mfite n'abana ntago ari kunkunda. Ntabwo yaragamije ikibundi n'ubundi yaragamije tutaranakundanye. Yaragamije iki? Sinzi nyine yaragamije iki? Yaragamije nyine kubeshya ko ari umugabo utereta umukobwa akaba atereta abagabo, vuga abagabo ko ni benshi, akaba agutereta nyine akabihisha. Akenshi abagore baba banabizi, ariko wemera ko ari abagore baba bazi ko abagabo baba baca inyuma baranabyakiriye bakanihangana anabizi, akaba yanamufata akaba yanafata n'izo message umugore akihangana. Uwo mugabo rero waguteretse nuwo nyine ubwo umugore we yarabize yayakiriye, kuko nta kuntu wakunda umugore wawe mukundana udashaka no kumwereka ko umushitinga ngo uterete umukobwa amezi 3 cyangwa umwaka. Ko nububwa ntibariho man nububwa nukuri kwimana Claudie, ariko abari n'umugore njye nemera njye buryo kujya guzunireti upfobya umugore wawe cyangwa se wihakana abana bawe wazukanere tukambwira ati umugore wanjye ndamufite ndubatse. Yes, ariko ndifuza ko wenda twakundana, ariko si ukibaza nk'umukobwa uwo mugabo arifuza uruhe rukundo ntazakugira umugore ubundi urukundo ashaka wa mugani wa yakana urukundo rwo mu mashuri. Dore abo bagabo abakobwa ntago ari bose, nabo hari abakobwa bishakira abagabo urabyemera. Bahari bana bagize kubera profile amafaranga ari ikindi ajya mukorera ibintu byose, amujyane muri salo amukorera ibintu kera kitwose ibindi ntago bimureba. Noneho n'abakobwa bazi kurinda, noneho nk'uko umugabo akagenda akamubwira ati ngiye mfite umugore ndubatse sibyo mfite n'abana, ntago nshaka ko tuzatwirinda kurya umugore atazadufata. Yego umukobwa nawe akamuprotectinga cyane rwose bariho, akaba yanamama ngese ejo tukukazi suzaza. Ubwo akaba ari nk'amanyanga bafitanye cyane rwose. Hari na kode noneho ngo hari igihe amuhamagara ati allo oui ati ntago nkumva ngo nizajya mvuga kode ntago nkumva ujye umenya ko ndi kumwe na cya kigore ako bamuye umugabo uzi ubwenge atabimenya uryamanye n'umugabo wawe umuntu akaguhamagara buri kwera umugabo ukajya kuvugisha ngo ntago numva. Claudie nganira n'abantu benshi muranigera nyinshi ako gati burya iyo ufite biro ya kabiri hari sinye bamuziranyeho yaguhamagara ari gahunda y'amafaranga ugahita umubwira ati ntago nkumva, ati ubwo niba uvuze ngo ntago nkumva ahita amenya kuri kumwe na cya kigore.
banini bigoye cyo kurareka nkubwire gasa bino bintu bireza ariko numwaka hari n'abakobwa noneho nanjye umukobwa akanyibwira ati ngiyewe nta na gahunda mfite yo kuzashaka umugabo nzajya nsenyiza abandi cyane noneho akaba abizi ne noneho hari n'undi mukobwa nzi aba afite inshuti z'abagore bagenzi be ari umukobwa akaba aricyo kimugenza muri abo bagore ashaka gutwara abagabo babo akaba abizi neza ko ariyo target yishakira abagabo bararakaye rega nta mikino amafaranga yarabuze ikindi ntago bashaka kuyashaka kanura cyane rero barashaka batazamutwara nge ntago bamutwara byabavuna kubera iki ibanga nirihe kubera ko password ndayizi yabo ndabazi sha ibanga tubwira ibanga hari n'umuntu uri hano wifuza kumenya uzi ibanga se tubabwira ibanga rwose ubundi ibanga nta rindi nuko abo bose ayo mayeri bakoresha ndayazi sibyo kushaka kumenya ayo mayeri ejo akiga ndi yahe sinabimenya ubwo yanciye inyuma nkabimenya ubwo navuga ko naniwe njye navuga ko ari njye unaniwe ntago na blaming umugabo wanjye icyo gihe usubreminga abagore kandi hari ibintu bibiri hari ibintu bibiri umugabo uca inyuma umugore kubwirari sibyo yego ndabyemera nta kintu kimwe ushobora gukora nta na kimwe ni nabo benshi bari hereka rero aho mureke gasa mureke pe ubimenye ahubwo ujye umubwira ati irinde wabasha kubana n'icyo gikomere cyane umugabo angaburira ari kuri wowe amahira none se ubundi gasa utabanye nacyo wakora iki nuruvamo urwo uzajyamo ruzaba rumeze nka rwo wabiretse se Paulo ko yavuze ngo gushaka ni byiza kudashaka bikaba akarusho abakobwa nimba wumva adashaka kuza kubana n'igikomere kimeze gutya niyigumire iwabo cyangwa ariko hari n'abatabana nabyo kandi babayeho neza banezerewe batamana n'ibyo bikomere babaca inyuma nka Claudine ko tubwira uti ngenda nezerewe umugabo agene yanca inyuma ubu so icyo gikomere kubana nacyo ntago ndi kubana nacyo ariko ndi kubwira nk'umuntu byabaho nanjye ntago mbizerega amaze imyaka 3 mu rugo ntago naza ngo nicare hano ngo kabaye ejo nshaka kuza kincara hano ndi kurira yewe oya ntago kazaba nyine ntago mbyifuza ariko nanone sinakicara mvuge ngo ariko icyo nzi ni kimwe nimba umugabo wawe guca inyuma kubwira ari murekera irari rye ko nacyo wahinda ikibazo kesho rero hari ikintu ngiye abantu bavuga rero nkumva sanse bavugamo rimwe na rimwe irashoboka ariko indi sanse ugatekereza ngewe ndamuzi Claudine ndamuzi pe mfite ubuhamya nawe byagenze gutya arihangana amaze imyaka 7 abana n'igikomere babyaranye kabiri finally byarangiye uyu munsi baratandukanye kandi umugore yaranduye shawa bari inyamaswa sibyo azaniwe indwara n'umugabo sibyo ariko uyu munsi akugira inama akubwira ati nubibamo imyaka 5-6 ukabona cyafite amahirwe y'ukuri muzima nkugiriye inama wabivamo kare ukabisohokamo ugagira iki ugasova ubuzima bwawe ati kuko nkangiye uyu munsi nubwo bimeze gutya ariko navuga ari nabimanirinda igihe ati nubwo bimeze gutya ejo nshobora gupfa nyine ni ukabariho avuga ati nkasiga aba bana nabareze uri kumva kandi naranze kubivamo ngo papa babarere neza niyo HIV ayirware ariko ngewe mbe nyiri ebo yo ko narera abana banjye none se urumva umuntu yishimye Claudine ariko uwo mugabo ari umugome gasa umugabo guca inyuma akagenda nta ni protecting aba ari inyamaswa yarangiza agahindukira akaza akabonana nawe dode urumva atari icyo ni ikigome aba ari ikigome neza ubundi ubwo abayumva ko abo bantu ari kubonana nabo uwo muntu uhuye nawe ukeka ko adahura n'abandi benshi ntimwakuranye niyo mwamuziranye kandi uri umukobwa nawe azi neza ko uri umugabo ahura n'abandi barenze 100 ntuwizere ko ari wewe ufite iki kiruta icy'abandi urinde umuhaye iki kandi umukobwa waciye inyuma wanako wagiye mu bagabo ko yakashaka amafaranga nta rwego rw'amafaranga wamuha ngo yumve ari successful erega nawe ashobora no kuba yifuza urugo kuko azi neza ko nagonda nawe mufiteho yabona ayo mafaranga ejo akazagenda cyangwa se akanaguhemukira nawe uwo muntu arubaka utaragoringa mu buzima barubaka ariko ntago bikunda ntago byakunda kuko iteka ryose iyo ikintu ukoreye abandi nicyo njya mbwira inshuti zanjye hambwa ati ujye utinya kuba wakururukana n'umugabo w'umuntu kuko nukwitera umwaku ejo uzubaka nibikugeraho uvuge ngo ibi bintu nibyo ndi kwishyura kuko nanjye hari ibyo nakoze
ugasanga nyine nawe ubwawe uri kwikura n'imivumo uzi umugore yicara akabanga ipfu abizi hani nari n'igihe aba kuzi noneho hari none cyokora nimuka tukabo bakobwa hari nk'umugore ubimenya akamenya uwo mukobwa wari agahamagara umukobwa akamutuka ngiye ndamushyigikiye ntabwo uzimushyigikiye nabikora reka mbwira impamvu nabikora ngewe nibyo nkubwira nganira n'abantu benshi Claudie ngiye noneho hari uwo nzi urugero rumwe we noneho ya communicatinganye n'umugabo we noneho we agipushinga cyane gusenya rwa rugo rwabo bari baziranye n'uwo mugore no yaraziranye n'umugabo ariko azi wa mugore we none akajya avuga ati nubwo runaka bana n'uyu nguyu nanjye kwavuga kandi n'abantu bazwi ati ntago amukunda ntigeze amukunda ati amakuru mfite ati waruzi ko uriya mugore babanye yarabanje kubyara no hanze umugore nta n'umwana afite uyu munsi umwana bafitanye n'uwe byanye na wa mugabo ati waruzi ko umugabo ajya ambwira ko babanye atamukunda ari umugore wabishyizemo imbaraga waruzi yuko kandi umugabo ntago nabihamye ndakatabivuga gatajyaga iki ariko nubwo uwo mukobwa basambanaga ariko umugabo akunda umugore we abakubura cyaba ariko ugasanga umukobwa mu nshuti ze arabwebwa ati uriya mugabo ntakunda umugore we uriya mugabo nshatse uyu munsi yamubwira ngo va muri uru rugo rwawe batandukana ati njye uriya mugabo ndamuyobora ndamutegeka iyo nza no kubishaka biba baratandukanye uri kumva umugore yageze ngo arabimenya mane aramuhamagara aramubwira ati mbwira ikintu ushaka ariko nkigushye ariko mpera amahoro urugo bimaze igihe ibi bintu narakwihoriye bimaze imyaka myinshi narihanganye ariko aho bigeze mvuga nkanjye ndi mukuru mvira mu buzima bw'umwana mvira mu buzima njyewe mvuga kuko njye ndi mukuru duhangane ariko ubuzima bw'umwana wanjye bushyire hasi wa mugore we ati ikindi future y'umuntu igenwa n'Imana sibyo kandi ngiye rwose nanjye ndi nk'umugore nasiba kugutuka cyose nakubwa amagambo y'urukoza soni ariko nanjye nakubwira ati mpa mahoro ariko reka uzi umubyeyi Claudie ubu musembuye ese ukeka ko abataraje guhangana nawe uzi umubyeyi utwita mani ngiye nubaha ababyeyi nkubwiza ukuri Claudie unambwiye uri umubyeyi ukantuka sibyo ntago nge nagusubiza uzi impamvu mani ngiye nubaha ababyeyi kubera yuko umuntu utwita amezi 9 akazana umuntu kuri iyi si akamubyara hafi umwaka wose akamurera akamukoza akagira iki nge nuba umubyeyi bivuye kagiye niyo mpamvu rongiye umunsi umubyeyi niyo yambwira ati wanshinze iki ngewe nakusobanurira ahubwo nkagerageza kwitwara neza bati uno mu mama bimbwe kuko ababaye kandi nanjye niba nzi umutima wanjye ko ku mugabo we muriho ndi kurengera ndeke ibintu bigenze buhoro ndeke gutera igikomere no mu mama ariko umva yaramuhamagaye se birangira gute umva si rwose oya urumva rero navuga niba uyu munsi nyine ntiwabimenya ubwo wenda umugabo we arapara icyakominikana n'uwo mukobwa cyangwa se ntabwo wamubuza erega ntiwabuza umuntu abantu bakuru bajya banga iyo nyihoramo ntiwabuza umuntu mukuru ngo uyu muntu umureke kandi nawe nta bushake abifiteho ntiwamubwira ngo uyu mukobwa amuveho burundu kandi nawe ubwo umutima we ariho waheneye ariko ikindi gasa ngiye ikintu nemera ni kimwe nemera yuko niba uwo mugabo adashatse kumureka nawe ntashake kukureka wowe mesa kamwe umureke none muharire uvuge ngo reka dufate pause niba ari amezi 2 twisuzume ese kubana kwanjye nawe byaba hari good impact bifite ese kuba ndi umugore wawe hari icyo byakumariye kuko n'igihe abantu babana ugasanga uwo mugabo aca umugore inyuma kubera yuko abona nta kintu kimumariye kubera ko abona nta future bafitanye hari n'uzahubwa ati ngewe kubana kwanjye nawe it was an accident sibyo se cyane rero turekane ndaguteye inda turabana ntuzana kubera pressure kugira ngo wenda abantu batansega ariko uyu munsi nabitekereje cyangwa se kubana kwanjye nawe ndabona nifuza gusubira mu musore njye yaronze rwasagana abwiye umugore ati reka ubwize ukuri ndagukunda ariko ibintu by'urugo pressure y'urugo gutaha nurenze sato nugira iki ngende umuntu amenyere kwiryohereza amaidia hagenda gisenyi ngamara y'icyumweru nta winyobozi ngo ni y'icyuma ibi bintu rero sinabibasha umugabo ngati it's okay dutandukane ariko umunsi muhuye Claudie yabaye umva sinzi uko navuga yabaye nabi uwo umugabo nawe arakubwira ati umva umugore agira akamaro umugore yifuza ko basubirana umugabo ngati buryo wagutaye bwa mbere ari ugutaye na kabiri yaguta
this time umugore niwe washatse kugaruka. No, umugabo we yashakaga ko umugore arera abana be n'umwana, sorry, arera umwana we. Umugabo nyine yagira amahirwe akabona umugore amwishe kuri mobile money, aramufashije. ari umugabo utegereje, ari umugore ufasha umugabo. si ubwo mugabo undi wabatekereza. Uri kumva? Kubera ko ya mafaranga wakoreraga uragiye, nta management afite, nta uyareba, kenshi bigira mu kabari ho barya byose, n'abakobwa kandi barababona. Bwa buzima bwa gikobwa nibwo usuyemo, bwa burara ushaka ugezeyo urabihaze, ubonye ko isi urimo nyine ari isi ya shitani, ugashaka gusubira mu rugo bitagishobotse. Ariko ingo z'iki gihe cyaze ntidanje. Oya, hari n'ingo nziza, hari n'ingo nziza nk'urwa Claudine arakubwira ati umugabo yarandyoheye, naranyuzwe. Je naranyuzwe vraiment. Kandi n'ukuri Imana ikigufasha, urugo rugedereza, urugo ni rwiza, urugo ni ijuru rito, hari ingo nziza vraiment. Iyo mubanye neza umva nta bundi buzima. Umwizerana cyane. Ubundi cyambere njya nkunda kubwira abantu kugira friendship. Niho hantu hambere bitangirira kuba byiza cyane. Mbere yuko ubana n'umuntu ukabanza kumenya n'umpatna wanjye katuba inshuti, mube best ariko friend. cyahandi mubana muhishana, umugore ahishahisha telefone, umugabo agenda hanaha muri deal, wenda yabona amafaranga ati $300, wenda yabonye miliyoni, icyo gihe babyapfuye mwamaze kucisha. Umugabo atangiye kukubeshya gase, byose biragoye, papanye byarangiye. Buri umugabo uzakubwiza ukuri ukabona ibintu cyane cyane mu buryo buri financially. Abagabo abenshi barabihisha, bakabihisha abagore babo cy'amafaranga, ariko umugabo uzakwereka nyine amafaranga ye yose, ibintu bye byose akabishyira mu maboko yawe, uwo abagukunda uko biri. Kandi ikindi ukaba utaranamufata wenda gushitinga nta kintu na kimwe, uwo wamunganye wavuga ati niba rero umuntu utega agasaba imbabazi, hari amahirwe namuha. Ikindi wenda tujye n'ibintu biriho bijye bitwigisha. Nimba wumva ko hariho ingo zimeze nabi muri iyi minsi, hari abakobwa bafite pressure yo kurongorwa, urumva, akabona mugenzi wakoze ubukwe akavuga ati kama mbaya nanjye mukore, yego, urumva, mubanze mwigananeho cyane, kubera ko muri ibintu biri kuba. Nimushake mukundana imyaka 5, mumenyane, kuko imyaka 5 mukundana mwamuziranye pe. Ubuzi umuntu wari bundi mone kubana. Ikindi kintu mba numva nifuza nuko wenda bitakunda, buri abantu bagiye bibanira gusa nta bintu byo gusezerana nk'inshakwa kirane kandi ko kwazimanitse wowe nyine narazimanitse, sibyo? Ariko ubu haramutse hagize ikintu kiba biragorana, bino bintu byo kujya mu madivorce kugira ariko bagiye bigira nko mu gusezerana nko imbere y'Imana gusa, akaba ari muhango ubaho. Ibyo bintu byake bino bibazo byose byirirwa bivuka ntago byaba, wakumva mudashobokanye ugaca. Hanyuma se Claudie, navuga ufite urugo, harya umugabo wakurusha imyaka 27 hafi 30. Ibyo ari byo byose wakundanye n'abasore b'iki gihe cyane. Byaba ariyo mpamvu bavuze ati n'ubundi kubaka kw'iki gihe, nzi ko ukundana n'umusore ukurusha imyaka 7-6 bitoroha, n'ubundi abagisitasita agifite za va-et-vient, agenda agaruka, reka nirongorerwe n'uno muntu ndusha imyaka, byibuze we yanyuze muri byinshi, bwa buhehesi, bwa burara, bya bindi byose bamwe mu bagabo bagira, ntago uyu ngo yazaba kibifite. Tubwire gato y'urugendo rwo kugira ngo urongorwe n'uwo mupapa. Kuva na kera njyewe ntago nakundaga abasore turi mu kigero kimwe. Ariko reka mubwire, buriya hari ikintu ubona, urugo gasa ni ikintu gikomeye kandi kirekire kigari, kandi kinoroshye kubiyemeje. Yes. Urugero ngiye narakundanye pe, narakundanye n'abandi basore n'iki, narakundanye, yego. Ariko hari gikundana n'umusore ukumva ikintu kimuri imbere, cyangwa nyine arangajwe imbere, ariko kohereza screenshot z'agakweto gashyashya kaje, urumva, ariko nyine nibyo yibereyemo, imyambarire iki. Ese uwo musore muzubaka gasa? Ngiye nari mfite ubwenge bwinshi bwo gukurura ibintu nk'ibyo, naravuga ngize Imana nkabona umuntu mukuru, mugabo wanjye nta wundi, ntago ari divorce, no, sure, cyane ntago ari divorce, ntigeze ashaka umugoreho, nta n'umwana afite hanze, yari umusore. Yari umusore.
rero naravuga ngo mbongize Imana numvaga nanjye ntashaka umugabo uri divorce kuko nimba umuntu urugo rwe rwaramunaniye ngewe ndiki njyanye iki nta na kimwe ujyanye iki urinde wowe ku buryo nta na kimwe urusha ntacyo rero nabangize amahirwe nkabona umugabo mukuru uko yabangana kose atarabyaye atarubatse ko nanjye sinari kubana n'umugabo ufite umwana pe ntago nanjye nabikora mu myumvire yanjye nkawe rero icyo nasabye Imana mpita nkibona Imana irakimpa yego no why not nta kuziyaza ndemera narabyifuzaga kandi koko byarampiriye mu by'ukuri niyo mpamvu nakubwiye ngo nimba uri guteretana n'umuntu mwigeho umurebe umukarikire hari nk'abasore basigaye bafite ingeso ukumva arakubwiye ngo sheri ngo wangurije nk'ibihumbi nka 50 ako kaveho pe none umuntu muri gukundana araguhamagara ngo ngurize ibihumbi ari umuntu w'umusore tubundi tuzi ko abasore bo habakobwa abantu twubatsa kenshi 98% ikibazo gikomeye mu rugo gikemurwa nande n'umugabo nimba umusore ari kuguhamagara ngo ngurize ibihumbi 50 mukiri gufiansanya ubwo uwo musore azubaka c'est dommage hari n'abandi mu ngana wenda byakunda pe bafite mind nyine iri hejuru batari muri to tuntu twaje n'udukino duke ariko banza nyine urebe mindset ye urebe afite ejo hazaza hari abantu bivugishwa gasa reka nkubwire ngewe uwo muntu uzambabarire nimba umuzi umwicaze hano nicare hano to debating ngo nguriye ngo yakurikiye amafaranga nta mugore ndabivuze nta mukobwa ujya gushaka gukora ubukwe n'umusore atamukurikiyeho ejo hazaza nyine atamukurikiye amafaranga reka mbivuge gutyo twakijya imaka bukira shabariho urugero bariho nyine reka ubwire nuko ntabivuga turi bubitinde umva oya twindi tubitindeho nuko ntabavuga ko utabazi ariko ngenzi nka couple 5 buretse gato mbanze nsozi umva nyine nkubwire ntago bari bifashije pe nukuri kw'Imana icyo cyo mitankemera aho mitanemera yego nyine umusore ari abantu basanzwe buretse gato ariko uyu munsi kubera ko barakundana agashabageza ahantu hashimishije ngenzi nka couple agera muri 5 ibyo ndabyemera mu gihe yamushatse wenda n'urugero uwo mukobwa aba bakobwa rero cyangwa se abadamu ntago bakurikiye ibyo hari pe ahubwo ndavuga ngo muri iki gihe ni bake ariko reka nkubwire gasa nubona umukobwa wemeye kujya kubana n'umusore sibyo umusore ari kintu nimvuga ngo ni kintu nta kintu afite umukobwa ari ufite mbese cyangwa satana afite banangana cyane n'ikintu bafite urwo aba ari urukundo ariko nimba umutipe wenda afite nyine akazi runaka ego ari amamodoka adashobora kuba adafite n'iyo modoka afite wenda ibibanza nk'akazi kamuhemba wenda hejuru ya 500 ukajya ntuzame niyo mwamungana abaye uwo muntu ari umunyonza cyangwa ari umukarani wari kumushaka turebane wowe uwo mugabo wawe mubana oya reka mbabwire murebeho uwo mugabo wawe yaza kuba ari umukara hano hanze hari abana b'abakarani beza cyane hari abana b'abanyonzi kuki mutabajyaho yaza kuba nuko abatamuterese wenda ariko twagiye tuvuga ukuri abatamuterese gase ibyo nawe ugiye kubihaga kugize isoni oya ntago mfite isoni ngeremera ko urukundo rubaho n'ukuri nta urukundo ntibubaho ntibishoboka icyo cyo ntago nakikwemerera urukundo ntirubaho nta rukundo none se wowe uza ahantu ruba uyu munsi nshobora gushakana n'umugabo wanjye kubera ko mbona ari umuntu ufite nyine intego runaka ari umuntu wakubaka ari umuntu nyine twakubakana ufite ahazaza heza sibyo nkahita wenda tukabiganiraho tukabana sibyo uko tumaranye igihe pe buriya umugore n'umugabo cyangwa abantu babana mugeraho mugakundana rwa rukundo rukabaho ariko before yuko mukora rubaho urukundo ariko sibunda ni ukuri wenda avuga ngo makupure ebyiri wenda wabuzi gasa imwe ni nyinshi yimbwira ni ukuri kw'Imana ahubwo wabuzi bo ntago bari muri media ariko ni menshi ni ukuri kw'Imana nzi ahubwo reka nkubwire Claudie umva ngewe ndabyema ko urukundo rubaho ahubwo muri iyi minsi kubera buretse gato oya before umva mbwire Claudie kubera ko muri iyi minsi ibintu byinshi byabaye imibare abantu niba bose bafata urukundo baruhindura ubusa ariko urukundo rubaho pe ngewe nzi nabikubwiye ngenze abantu benshi reka nkubwire impamvu urukundo rutabaho urahita ubyumva uyu munsi umugabo wawe marana si wamukunze uyu munsi
aramutse akwandagaje cyangwa akakwanga cyangwa akanagushitinga, impamvu nuko umugabo wakwandagaje mwarararanye yarakurebye mu maguru yaragize iki, uwo nta mugabo burimo, nta rukundo rero rubaho. uwo muntu uretse uravuga ngo mu bibi no mu byiza, aho yakwandagaje kutakomeza nk'umukundo. Impamvu yakwandagaje nuko nawe nta rukundo uretse rukimurimo kuri wowe, ahubwo ikintu kiriho uzi ikintu abantu uretse gato, ikintu abantu bitiranya sibyo, bitiranya kurambirwa cyangwa se guharara. Claudie, tandukanye ibyo bintu. Icyo gihe abatangiye Claudie umva, icyo gihe baraza tugwa muri comment, abatangiye kuguhararukwa akabona Claudine dore ukungana, ejo uzabyara babiri, ugira ibiri 100, ubyare 3, uretse gato ugira ibiri 150, hatangira abone wa mukobwa wisiga bafite 100,000, uruhu rwatonyotse avuga ati sindi inzobe, havuga ati mugore wanje sinzobe, urangarukiye rero uri kuza n'urugero nyine nibyo nkubwira. Icyo gihe si urwa rukundo rubuze, ni kagahararo. Abonye yuko wa wundi mwabanye nka Claudine w'ibiro 60 70 utangiye guhinduka, utangiye kwa deforme, sibyo? Ahise agira iki, ahise urukundo ruhindutse agahararo, araguhararutswe. Ariko suko reka tubiveho muri comment bazatubwira. Hanyuma rero ugira gutyo urarongowe cyane. Ubwo abantu ndabyumva hanze byari bimeze gute? Hanze nyine baravuze nyine, ntago aho nacaga hose baravugaga, ariko ngiye wundi ukuntu nteye gasa kumvuga kuri nge niyo wamvuga twicaranye. Ni iki kintu bavugaga cyakubabazaga? Ngo yakurikiye amafaranga se ngo uburakira gisaza, ngo uburanga abayumva nta soni, kuko yaranyigishije muri segonderi. Yabanje kunyigisha muri segonderi, abona ko ariko yagiye ngeze tubura igihembwe kimwe ngo dusoze ajya mu kandi kazi. Yaguterese mu ishuri? Yanerese nkisoza. Yego. Urumva abantu bateye komanteri cyane ni abanyeshuri twiganye n'abandi bantu wenda banzi. Umuryango wawe baravuga koko umuryango wawe umuryango wanjye, mama wanjye azi ko ndi umuntu w'umuhanga cyane, ko ikintu nahisemo ubwo ari icyo, kandi noneho mama yaranabikunze. Mama niyo yakubwiye ati mwana wa kurongowe n'umuntu mukuru by'ibyo by'ababyeyi, n'ukuntu yabikunze. Ahubwo uzababyarega ababyeyi, ubu ababyeyi bariho ubu ngubu areba umuntu umusore uzanye mu rugo akahita mukarikira. Gasa umuntu ashobora guhura n'umuntu muri kuganira ukaba wamukarikiriye cyane. Rero yahise abona ko ari umuntu wo kubaka. Kandi nimba umugabo aje erega ikibi nuko ari kuza kumva ngo ngende natandukanye n'umugore, urugo rwarananiye, ariko asanze umuntu n'umusore nta mwana, why not? Yarabishyigikiye cyane, aranabifana. Uzi ndamutse mubwiye ngo mango ibiki ngo byanyobeye ngo yantutse yanyica nguzace ani nyewe nawe ubwatese bimeze agaca kuri wari umuntu wanjye ngari kuri umukobwa bura ntananiye uburiye kuko nguriya mfura y'Imana Fideli agiye kumutesha umutwe, kuko ntanaho ubungubu yaba famiye ye yaba yanjye turamutse dutandukanye bamenya ko ari nge kibazo. Kuko umugabo wanjye ntiwakumva yakubwiye nabi, kuva twabana ntaranantuka, nta nubwo ni marayika wigendera. Marayika bazanye bandereka why ntakishye, hanyuma ko ntakweretse amafoto yanjye kera uko nari imeze. Tujye dushima Imana. Wari umeze ute? Navuye kure. Rero ikindi kintu gasa buriya nubwo tuvuga ngo urukundo ntirukibaho, ariko umuntu naguha urukundo wari urukeneye akaguha icyo utari kubona, akakugeza aho utari kwigeza cyane rwose, nuramukimuherwe Imana izaguhane, izagushyireho ikimenyetso. Nese nimba umuntu aguhaye byose akakugeza aho utari kwigeza, ndamutse nge nk'ubu hari igihe bibaho nk'ubu akaba yaranzanye cyane umuntu uraho utazi kwisiga icyo ari cyo. Oya cyane bibaho. Maje kumenya kwisiga, maje gucya, n'abari gushaka kuza kundeta bambonye ko maje gusa neza kubera amafaranga ye, inote ye nkahita muca inyuma. Uwo mukobwa bari shitani. Hari abakobwa babiko, ariko ngewe Imana yaduhuje ibibona ko nzamubera umugore wo kubaka, arananyizera cyane. Nubwo namubwira ati ngiye ahangaha, ababizi ko ndi safe, ababizi ko nta kibazo na kimwe nakora. Nabonye komenti hari abavuga ngo ubu se ngo uyu mukobwa mutoya ngo uvuga ngo abana n'umusaza ngo aratinyuka akamwamburira ngo ari nka se. Ariko abantu barasaze ngo ndatinyuka ngo kamwamburira, kujya kumwambarira atari uwa wari uwabandi.
ubwo ikibi ni iki kujya kwamburira umugabo w'abandi ko ari nka se n'ibiki byo ngibyo n'ibiki uri kuvuga rwo yambyaye nako ntaga n'ibiki ari nka ni papa se kintu ko yari kuba ari papa ngiye mba mbona atanashaje Claudine hari abana twirirwa dutukana buri munsi banserereza bakanuka ngo ntago we muzarambana kubera iki ko abantu batega abandi iminsi nkavuga ati tuzaraba ngo ejo bundi araje apfishwa n'iki se abana batoya nyine bakantega imitego bakanuka ngaraje apfe ngo yego da ako shabagi bari sha nyine baba bari kushaka kuburaga ariko baba bari kunyereka ko ibyo nigira nkuko nanjye ndi hano bati narukuna nawe nkamwe ati ibyo ugira byose ntago muzaramba naga icyo ari ikintu naga ari imikino yo kubwira ariko ngiyewe reka nkubwira Claudine ngo umuntu araje apfe ntaga ari ibintu umuntu ashaka kubikubwira kina ariko wowe mu mutima ukakomereka rero tujye tumenya ibintu dukina nabyo tumenye amagambo twabwira umuntu hari n'uyakubwira mu mikino ariko akomeje erega abantu b'abagome Claudine baramaze ngewe ibyo gutanu yego koma ngewe uramukunda umusaza wawe kumukunda gusa ahubwo se ninde wamusimbura yaza yitwaje ikisi hari ikintu ubona gishaka kugutereta ngewe mitaho nkubwiza ukuri pe nkabwo ati subwo uri kuntereta n'amafaranga ngahe wowe ukunsa nkahita mwoherereza nk'ifoto yanjye kera ubu ngubu wari kuntereta wari no kumvugisha ariko ubonye ko bangize neza baransize nyine mbaye neza niwe wakugize neza niwe none se njye kwirarira abanzi baranzi niwe wangize neza ubuse wasanga yo ntabana nawe nahamba ntahicaye ndakantu karaho ko mu cyaro katazwi ariko ni byiza kurekonesa yabaga abantu twese ari uko twabaga dufite umutima nuko bitashoboka ngira umutima wo kumva ko nimba umuntu ankuye ahantu habi ntari kuva ngomba kubyubaha mba numva nzakora buri kimwe cyose yego cyose ariko nshoboye kugira ngo abone ko ataruhiye ubusa ko yarandeze yamfashe nyine ni nkuko warihirira umwana ukamurera ibyo utakorera rero mama wawe wakubyaye nanjye rero nibyo ntakorera umugabo wanjye ariko ni nabyo byiza burya nibyo njye ngira abantu inama ugasanga Claudine abaye gutya aratangiye kubatera muye n'abandi bantu benshi ugasanga umugabo ejo yarameze atya murakize murazamutse n'abantu banseka bigahita birangira ubona nyine umugabo cyangwa se n'abagore barabikora umugabo aguteye umugongo agahita abona yuko ntukiri type ye agahita gutayawuza cyangwa se n'umugore akabona atangiye gucyabaye neza yabaye umwana muto kabisa agahita atangirana nawe kuguca amazi burya ariko burya Victor naririmbye ngo wagukunze ngo ukennye ngese ngo wakira ukamwibagirwa waba ari umutindi ni nka wa muntu ufasha kugera ahantu agera ukamusapotinga yagera hagera wajya unamuhamagara akakwihorera kandi bariho cyane hariho abantu bafite imitima wagira ngo ni inyamaswa ariko hari n'abantu bagifite umutima wo kumva ko nimba umuntu hari ahantu yagukuye abyubaha akabirespektinga ubu turi kumwe muri uyu mujyi umugabo wanjye muri uyu mujyi cyane aba yamerekeje ariko nyine udakunda kwinjira mu bintu bye mba mbona ateye disi nsana kumubwira urumva gasa rero hari umujama turi kudiringa ku kantu runaka turamutse tujyanye wenda iyo game ishobora kudacamo reka njye kwidiringira buri hano uri kunywa akantu nindangiza diro ndazi ari muri aka gacubu cyane akambwira ati go nkagenda nkaza dutahe urumva se icyizere kirenze icyo ari iki warangiza ukakirengaho nkabanje kwa Gasaro hahita manuka muri hoteli ahantu mwakuramo imyenda nkamanika subwo ibyo bintu nibyo gasa niko tubanye turabajamo namwangiye muri diro wazamutuzaniye nzamukombe mwete ngiye muri diro zamutuzanije sibyo kandi icyo mbona cyo nuko akumva cyane kunyumva gusa nukuri aziko ndamugati muri diro man ndi muri diro ntago birarangiye samubwira ati sheri love story yacu rwose nukuri tubabari sibyo se nukuri uzabimusabe nzi ko azabyemera gusa ni byiza ni n'icyizere kuba umupapa yavuga ati reka mbane n'uyu mwana kandi nawe ukamubona kuri umwana mutoya hari abantu bari baca umuntu intege uriya musaza ntakibyara si byakubayeho kubyara se hari umuntu utabyara subize ko umwana dufite ukuntu ari mwiza
nta muntu noneho umva nta muntu utabyara ni oya abagabo bajya bacura narabaguciye abagore intege nibo barazinciye cyane akambwira ati ubwo muzabyarana abana bangaye ubwo se muzabyara nkavuga nyine baguca intege ariko njyewe kubera ko icyo nashakaga nari inkizi ura nimba ufite icyo ushaka kugeraho giharanire hari n'ukuntu umuntu ashaka kuguca intege bura hari abantu bacika intege vuba ukaba uri mu kintu runaka bakaguca intege kandi ko kukabona noneho n'ibyo bintu urimo ntibiri no kugenda neza ukahita urangira noneho njye rero ukuntu nteye sinjya ncika intege ngo umuntu yambwiye ngo azabyara ntari nzi ko azabyara ko ni umuntu oya Imana se kari yigena burya nigena none se ntihari abantu bato nkatwe babuze yego komana birirwa bari gusenga bari gushaka abana umuntu yakagira umuntu uca intege undi waba mutoya urubyaro ukarubura kandi urubyaro ngene makuru utangwa n'Uwiteka kandi cyane icyambere nyurwa wumva icyo ushaka kuko wica ni ubundi nta muntu ujya ugira indi umujyanama wawe gasa wawe n'umutima nama wawe nta kindi abantu bazaza bakugira inama ariko we niwe ufata umwanzuro bivuze ngo izo nama bakugiriye niwe wabaye inde chef wo gufata umwanzuro rero nimba we wicaye ukavanga iki kintu nkigiyemo nzi neza ko ntazatengwa cyane nkigiyemo injira muri game nye ndashaka kukubaza Claudie ku bukwe bwanyu havuzwe amagambo menshi amafoto barahererekanye urabeshya yego komana ariko ngewe Yesu nabaga ndi proud nyine baravuze n'uwampamagara akambwira ati Sharuna kamaje amaje kumpamagara ngarambwira ngo se ngo buri yangu cyagisaza ngo uriya mwana ngo urango ntafite depression ngo burango we ko mbera ko muri inshuti ngo ntago ujye umuganiriza ngo umenye ikibazo afite hakuwe ninjye bwa wa mbere byari bibayeho yego ninjyewe gasa urukundo ruriho kandi hari n'abandi bizaba ni ibintu birenze se erega umuntu ashaka kubana n'umuntu nta muntu n'umwe utabana n'umuntu kubera impamvu we mwabanye kubera impamvu kubera ko nabonaga afite ahazaza heza kandi ari we mugabo nyine yari afite ahazaza heza afite ibyo nshaka none kuko nabibonye se wewe urashaka iki uri kumvuga ko bitazakunda kandi ibyo nshaka narabibonye urambwira ko bitazakunda gute urambwira ko ni mukansetse muba muratashye rero cyane mugeze mu rugo ijoro ry'ubukwe ryagenze gute neza bameze nk'akabebe gasa mu rugo ukuntu biryoha icyo wararyohewe ego komana mba numva mba numva mbira oya impamvu mbikubajije hari igihe umuntu urabona umuntu kurusha imyaka ari igihe umuntu abanza kwifata akagira isoni nifata gute se akagiramo isoni ukabona ni gute ngi nifata gute ntasa ninjye nari mfite nta nubwo nigeze nifata kuko deja naramukundaga sibyo ntago rero nigeze nifata barirekuye cyane ndetse nkubeshye nese birenze ibyo ariko ngiye hari ukuntu bumva ngo ese ngo ari n'umuntu ukubwiye sha barambwira we akakubwira ngo ese ngo buranga ashobora gukora ibintu urumva abantu nese umwana mwamubyaranye n'igitekerezo ngo bise ngo nkanyuma y'imyaka 20 ngo bizaba bimeze ese nagiye kubaza niba bwamagaye mu gitondo abantu benshi ati tubwire muri iryo joro ko byagenze umva na mbere yaho barampamagaye noneho n'abandi n'abagabo bubatse kwizina ry'Imana ahubwo ati se wakana we koko tumba mbona ufite agahinda ngo kiki tubashaka mu rugo bitagenda neza hari ibyo nagutakiye yegura ndabakomora ngewe ndabaha ukuri ndaba kandi kiza cyane mitana naguhamagara kuri telefone rwose tugatukana benshi atanamboro mugatukana nkamutuka mbwate huburi n'imbwa we akubanza ugira amahane ndayagira ku muntu ushatse kumvangira ariko gasa kuki umuntu ashaka kukwinjirira ubu ngubu ubonye nk'umukobwa uri kwiruka ku mugabo wawe ashaka nk'inoti ashaka nk'amafaranga namwica uzimvune byadutwaye hari abantu babyifuza ukajya babyigisha nkwe hari abantu babyifuza kujya kumumanikira atari umugabo wawe ushaka ugira ukajya kubona ukabona nk'akamesaje Claudie ati none se sheri wanyoreje 50 ntago umugabo wanjye ibyo bintu ntago oya ari nk'umukobwa wabikoze nagahamagara
nashakije uburyo kandi kiduhura wa mugore ngo wahamagaye umukobwa mise numva okay kuri iki niyo kikugezeho nisho rashakaga rero kukubaza mu kanya gato twatangiye unenga wa mu mama wahamagaye umukobwa amubwira ati mvira mu buzima uhita akantu k'agakobwa kari kwiruka inyuma kandi burahasha mwaturekeye abagabo ko tuba twaravunitse uzi imvune zidutwara we mugende musigeho uyu mukobwa ni umuti wamenye rwose barahagurutse gasaro utazi njyewe ukuntu nteye buriya n'umukobwa unsuri wanjye ndamubara oya se kandi gukomana cyane ko nta cyizere wabugirana mba ariko icyizere ugirira umuntu icyizere gute abakobwa b'iyi minsi aragusura afite tageti ku mugabo wawe noneho baranyica none se nkubeshye gasa none se si bo basenya ingo zacu n'abasigaye barugana cyane akakugambanira ngakaza yigize inshuti y'umuryango ngakaza n'uburozi none ashaka umugabo wawe we njyewe rero ukuntu nkugenza nta mukobwa yanjye ndi beri wanjye mfite uburyo tubana ndabazi barahagurutse abakobwa barashaka amafaranga nabi uracanye ntacana we mujye mumenya ibya mujye murinda imitungo yayo none muyirinde munimba no kuri social media murebe mwakora iki kugira ngo abagabanye mu none se sibyo gasa nimba udashaka kujya kwiga ukuburi ko wagumana umugabo wawe ushobora kubyigerega nibyo nakubwiraga ingesi ipfa nyiro yapfuye nyine ukabreme umugore shanuze hari abagore nabo bagenda bakicara iwabo bakagira ngo bagiye kurya no kuryama reka nkubwire nuze Claudie njyewe hari ahantu najya mbreminga abagore mani njyamura n'abamama benshi akambwira ati wa mwana we uracyari mutoya atari ko reka nkubwira ati ntacyo nakora ukabona mani n'umugore ntacyo adakora atari ku mugabo ntanyurwa ese kubera icyo atanyurwa ati nyine niyo kamere yabo ni nukahita kubwira ati niyo kamere yabo ati hari n'ukora icyo ugakora icyo ariko wapi bikanga akava hano mumaze kugira icyo mukora akagenda saa 4 urumva saa 5 ukamusanga muri lodge niko bimeze gasa uzi impamvu se iwawe hari icyo mukoze uzi amahirwe njyewe mfite ibintu mba narabikarikiriye ntabwo ibyo nzahura nabyo kubera ko deja iyo myaka dusumbana azajya ahora abona ndakana gati imbere ye bizamutera kutajya muri twana kandi nawe azaba ari kwisazira cyane atari kujya muri ibyo ngibyo biragoye ko umuntu w'imyaka 70 uri kujya mu bwana buto uwo ngo aba yarangiye abari kamere y'iwabo afite 70 afite kara nyine n'urugero nuko ngo iyo myaka abo bantu uvuze n'urugero mwashakanye mu ngano umuntu utana imyaka 5 cyangwa 2 aracyafite bwa bushyushye abagore dukurana ukagenda ukaba ikintu kidafite forume kandi umugabo deja kugira mujye muri icyo gikorwa cy'abashakanye nuko habanza kwiyumvanamo yego rero nimba umuntu mumaranye imyaka 20 mwamaje kumera nka brothers and sisters sibyo biragoye rero biterwa noneho wanaratumba hari n'abatagigira hari n'abamara 20 bagikundana shaka nyine bibaho ariko turi kuvuga n'ibindi turi kuvuga ukuri kw'ibintu ahubwo byinshi kuva icyabitera wamaje kuba ntago uzi kwiyitaho ndirekura sibyo nubwo ibyo ngibyo kinabitekereza hari abagore twebwe ngo ni kubana njyaga na mama ati abana cyane ati mu gihe umugabo we ari gutekereza hanze umugabo ashaka kuba afite 20 aribyo byonyine afite akabijya kubyishyura indaya ubwenge bucyane cyane none se ntibibaho kandi mu rugo niyo mpamvu abagore rero ngo bageze nkaho impamvu abagabo baba baca inyuma akenshi nyine ntago na blaming abagore ni ikijuju abagabo bagira ryara rinyera ry'abagabo akabona umugore ari guhura hari akana kiyamba abakobwa bose barambana we agakubitamo akana kagera none se ubwo urambwira ngo umugabo we ufitira iryo rari erega abagabo baremana irari uvuze ikintu cyiza ufite iryo rari kuko hari n'abatarigerereka hari n'urigira wamugana akarimarira ku mugore we ngiye hano wambwiye atari karega abagabo muraturenganya muvuga ko tugira irari ntawe utagira irari atari kugira irari ryanjye ndigira umugore wanjye barari control ati ndari control ati niba ngiye mu kabari nkabona akipfishije karaza kanyibwanagezaho aturetse iyo sida nzanira nicyo kintu mu mutwe wanjye gitakizamo mpita mfata imodoka nkatsira ryanjye nkarijyana ku mugore respect kuri uwo mugabo urumva nguwo ni umugabo ariko nkaho wundi ubona akipfishije agahita avuga ati yego kwa natoraguzwa agahita atoraguzwa atoraguzwa yirwa atoraguza atarara atagiye mu buraya
yego koransha wowe Claudie dusarasaza agiye kwaza ibibazo bitatu ni ikihe kintu wabwira noneho uyu munsi umuntu ushobora kuba yicaye azi neza ko afite urugo ariko rwa rugo n'ubwo arufite ruriho nk'urutariho kubera impamvu zitandukanye barahari benshi barikuriira nkawe wanyuzwe nkawe waryohewe nanjye nanyuzwe ntago ndi kukwiyemeraho cyangwa ntago ndi kukwirataho ndi kuvuga tujye tuvuga ibihari nkuko hari abamama bazanga ko bati ngiye urugo rwarananiye hari n'abantu bafite story y'uko urugo ari rwiza tujye tureka rero nabo nimba rwarakunaniye rero ukabona umugabo byaranze murasazanye pe muri bakuru mureka ajya muri iryo rari ubundi wisengere niba mufitanye abantu barere ubatoza imico myiza umugabo mureke urekure nimba ubona hari igaruriro nimba ubona wenda hari icyo wakora muganirize umenye ngo biterwa n'iki ikirari cyo ntacyo wagihinduraho ariko nimba wenda biguturukaho kutitaho kwawe bihindure nawe utangire wiyiteho nimba ubona kwitaho hari nanone umugore udafite ubushobozi bwo kwitaho gasa nabyo mubimenye none so umugabo amafaranga ajyana muri izo ndaya yahaye umugore kwitaho akuteka ko abagabo atayaguhase hari abagabo b'intore amafaranga ye ayashyira hano ku mufuka agasiga 5,000 cyangwa ngahe amafaranga nyine hari n'abagabo bajya kwihahira we ntabwo urababona akagenda agakora stock agashyira hariya akajya kwiga 5 cyangwa 2 wenda by'inyanya by'utuntu nk'utwo aho se wakitaho gutegasa abo bagore barahari babana n'ibyo bikomere ariko icyo nababwira ni bisobanukirwe bakanguke bashaka ukuntu bakora bashaka uturimo tw'amaboko bakore ubundi abagabo babo niba bashyire hano nimba ubona ko umugabo agusuzugura sibyo weho kora ikintu ngiye nanone nkangurira abagore hari ukuntu nanone abagore twirara gasa nk'ubuntu urugero ngiye nkaba narashatse umugabo wanjye kubera ko ampa byose nkicara mu rugo nkoza inzara ntashaka gukora yego ni mu wundi kora ni nayo mpamvu abagore umugore ugira depression y'umugabo ni igihe adakora ariko nta kuntu wabubyuka mu gitondo gasa saa 11 n'ebyiri ujya gukora uko bigenda kose uzagira depression wayigira guturi mu kazi gutuma uvuga ngo ndarushye noneho nkoze divorce ntacyo ko nacyo ndabona Imana ishimwe ntibizanabeho nta nubwo bigomba kuba bakobwa n'ubuhe mwanzuro ugiye kubafatira babandi noneho bose bacanye ku maso mwakobwa mwe mucanye no gutwara amagabo babandi ngufasha esudi gasozi ikintu nakora ngewe nagukorera operasiyo umupaka noneho ngufatiye mu nzu yanjye nasiba kumusanga mu maroji nkamusanga na he ariko operasiyo nyene ninjye wayigiramo ukazisanga uri iwanjye mu nzu uko mucata rimwe na rimwe nka ninjira akaba ari nanjye gusubiza cyangwa se bikagiye nkakoresha ibishoboka byose uwo mugabo nyine yabaye telefone wa mugore se utayifite access nakoresha ibishoboka byose utafite access ubwo uwo mugabo nyine mureke nta nubwo abakwizera ariko uwo mugabo aba ufite agakundo kake nyine kenshi ariko nakarari uwo rero uwo mukobwa mukoresha mujye mubatamaza mukorera operasiyo ubundi umutamaza umwanike abo ntibakwiye kwanikwa ugashyire hariya isi koti kandi nijye kaga gafite fiance sha atumutamaza abenshi baba bafite abafiance bigiye bibaho akenshi abagore babo hari jya guhangana n'umugabo bagafata inga urananiye nitahiye ntago nge naruvamo mbona wenda ariko ntago nge umukobwa yankura mu rugo umukobwa mugenzi wanjye shange ndeka mubwire ntago yarumpa bitewe n'ibyo ubona ntago abantu bagira kwihangana kungana Claudine nge se nyambreming umuntu ku mwanzuro we nukuri hari umugore uzafata umugabo amuca inyuma agahita yiyahura bibaho hari uzamufata amuca inyuma agahita yahukana hari uzamufata amuca inyuma agahita bati kuva uyu munsi tumenya abana ibindi tubireke hari uzamufata amuca inyuma akamubabarira izo ni ingeri z'abantu bose rero bahari rero niyo mpamvu sinabreminga umuntu pe ntago wamubreminga ariko nanone nimba ugiye kubaka urugo mu gihe cyose uzaba ugiye gusezerana uzamenye ko urugo rwawe ugiye muri fight harimo ibigeragezo byinshi ubwo nimba wumva utazihanganira ko ikintu kizakomeza umukobwa menya ko nimba ugiye kujya mu rugo wabyiyemeje sha ugiye gucibwa inyuma ahubwo suzi ikintu ngiye nakora nagenda namara kugenda ubundi nkareba ko wa mukobwa wa mugabo amuzana ntago baba bakunda ikintu namubwira uti
ndakugaye kuko nagiye naguhaye time ariko na wa mukobwa ntumwenjije ubwo sukoze icyo ya nukuri kw'Imana kuko uzi si impamvu hari igihe utanga umwanya ku muntu kugira ngo urebe n'intekerezo abagabo baba bakunda abagore babo ariko igihari abagore babo baba buretse gato ariko igihari ugasanga na wa mukobwa nawe ntamwinjije ukibaza se ubundi amaherezo y'uyu mugabo nayaye umugabo nzi ari kunca inyuma ariko niyo ndaya nayo ntago babaza hari umugabo ndaravuga ati dufite abagore bo mu rugo bagomba kuzatubyarira tuzi ko ari ba mutima w'urugo dufite n'ibyo bihomora twirwana nabyo mu kabari akabyita ibihomora we baba babizi ngo araho dusangira byeri ngo rikeri baba babizi ese ukeka ko yagushyira mu rugo umva niyo bamuha amahirwe ya nyuma ntago yagukuzana ariko ngo gasanga ngo abagore bacu ngo izo ve ntitwakemera ko baba banabuvuga sha ngo ntitwakemera ko izo ve bazinywa reka nkubwire gasa wari wabona umugabo ariko nimba bahuwe abakazi nk'umugabo waguriye nk'ako gakobwa nk'imodoka n'urugero umugore we ntayagira aho uzakureyo akamuha imodoka uwo mukobwa we ntayarakugurisha iby'isi birakaze Claudie twigira ikireho ku buzima navuga bw'iyi si cyangwa se nkawe wanezerewe wanyuzwe baba noneho bose bavuga ngo Claudie ngo ndabizi mi comment ashobora kubyandika ati nawe rega inamya kuramara uracyari muto nawe rega gucinya umushobora kuba ubwo ari kutabimenya abo wabasubiza iki none abandi bose baguciye intege dusoza gira icyo babwira icyo nabasubiza nuko bino bintu nabigiyemo mbizi nari nzi ko gucana inyuma bibaho kandi nzi ko bigomba nanjye kungeraho kimwe nuko bitanakugeraho kimwe nuko bitangeraho ujya kwiga uzi kuzatsindwa cyangwa ugatsinda genda rero uhanganira ikintu kimwe muri icyo ngicyo rero nibyanga wemera umanika amaboko hari igihe bishaka kwanga kubera katari ni nko mu ishuri kubera ko wanakoreseza uko ushoboye pe bikanga yamanika ntabanganya Imana ni ku Munyarwanda yavuze kandi nta muntu nta rugo rwubakwa ntago bishoboka nibibaho nta muntu uzazanga nta couple izazanga imere nk'iya Claudine na Kideri nta couple izazanga imere nk'iya Gasaro na Etisi mugomba kumenya ko nimba ushatse menya ko ugiye gucibwa inyuma no kudacibwa inyuma kandi byose ugiye kubihanganira ujya kwirara rero nanjye ubu sinakirara ngo mbwe ntiyabikora mba ncanye ku maso we ikindi kintu nababwira wenda nanyuzamo gato tubicano yitwa Mama Keira ati bagende bayisure ndi n'umu makeup artist ndi umugore wihangiye imirimo washatse icyo gukora kubera ko nanone nzi ko bishoboka ko ibyo ndimo byakanga niyo urumva babyumvireho nashatse umugabo wampa byose nshaka ariko kuki uyu munsi ndi kurwana gasa ndi gushaka kuko ngo nge nishakire nuko nzi ko byambaho byambaheje akanyimasha akwimye none ayo mahirwe warayagize fata ayo mafaranga umugabo wawe akorera utwo ducyabona utubyazemo ibyawe binini sibyo ibyawe binini wigire kuko ejo bundi nabikora utazajya kurwara depression abinkozi ubu ngubu nta kintu ndiho nayica ndi mu bebe ndataka imijyaka kima tujye mu mujya kangurira arabikora yazahure na nirare gutyo merewe ibyo rero ntago nabikora nuko rero munsure Mama Keira ati mujye muza muneza imbere nkorera muri New Bridge mu mujyi wa Huye neza rwagati munangane mbigisha makeup abadamu rwose nge ndi cool ndaganiriza umugore rwose nkamugira inama hari nabo tubipfa ariko uzanza naho ngo ukwiye kuguranga ibintu byiza mu nzu ngo ukajya ukumva nibyo yiberamo amasorori meza agezweho nibyo ukamuga ati sohe wa mugore we hari uwo nigeze kubwira umugabo wawe isaha ko ari ukora we wicaye iwanyu bibaye ngombwa ntago mbimwifurije bibaye ngombwa ko ejo bamwirukana ku kazi cyane mitamuga tuzi ikintu wakora reka nkigusubize wahera kuri ariya masorori meza yawe waguze 500 niyo waheraho ugurisha na ziriya ntebe nziza zawe urabona chance umugabo araguha amafaranga ugiye kugura amasorori nta kintu cyo gukora uricaye uri koza inzara ikibazo uriko shabariho gasa ari koza karenge ese kuki inumba ubonye umugabo runaka wahanda apfuye ntago mba mbyifuza ariko nawe tekereza ko ejo umugabo wawe azapfa cyane urumva bizagenda gute uziko na famille y'umugabo utanayihungiraho niyo baba bafite amafaranga wariteretse hariya waragiye woza urwara uricara hari igihe hari famille muhura kuko umwana wabo ariho
nabyo binaba bashobora gufasha umwana ariko ntago nase uzajya babwira ati nkeneye inkweto ashobora kuvuga ngo Minerva ari umwana tuzayishyura uko azajya kwishuri tuzajya n'igihe imyaka 2 3 niba bikora uwa gatanu akavuga ati kundi iyo bakubona wicara aho ngaho ukeka ko babyishimiye icyo nabagira inama nk'abagore ngiye sinari kwicara amezi 5 mu rugo sinakora hari umugore ngo ngiye mugabo ngo yarambwiye ngo nicare ngo mbyara abana ngo ubundi ngo mbanze mbarere nkavuga ateje napfa abo bana bawe uzabura n'igikoma cyo kubaha wakoze shaka umukozi ugiye gukora ukora ushaka wihiringe kandi ikindi abagabo mujye mwima abagore banya amafaranga menshi ngo bashinge business mureke ataragoringa sha yumva uko bimeze yumva ifaranga rivuna hari abagore basesagura amafaranga cyane nkunge ntaki ari ibintu byose bijya nta kintu kijyanye n'ubwiza nge ntaha amafaranga kuko mbibamo nzi kubikora byinshi amawigi ndayikorera ibintu byose hari umugore wicaka mukubita 500,000 za wigi ibiki akajya gushopinga na miliyoni na miliyoni nibyo yibera marashaka amatelefone meza iPhone 16 sibyo bariho gasa kandi nakazagira ngiye nkubonye yitunze ndanaguseka aho ati telefone ejo uzayigurisha abenshi abagore turashwana pe ngiye mitambikubwiye ati shaka telefone ndakubona iminsi mike uzayigurisha akahita bikugira umwanzi kandi manja mumugire kanguka cana ku maso kora wikize n'umugabo wawe inama nziza cyane mama Kera aduhaye kandi mubigikire nukuri navugura umugore w'umunyabwenge kandi bizakomeze gutyo urugo rwawe ruzabe ijuru ritoya bibe byiza nyine kurushaho ntago twakifuje ko abantu kuvuga ngo ejo uzarira ejo uzagira iki tuvuge ngo hari igihe bikizagera ahubwo ugaseka birushije utwitega abantu iminsi niryo somo ryiza wakoze cyane Imana iguha umugisha mwakoze nawe ibihe byiza GASARO TV